nzanye ijambo rivuga ngo ni wakire ikanzu Imana iguhaye. Amen, amen, amen. Ni wakire guhabwa ikanzu abadayimoni batari bashe gupfumura, ikanzu abarozi batari bashe gupfumura, ayiwe ikanzu karande ziwanyu zitari bashe gupfumura. Ni wakire ikanzu igiye gusohoza icyo wavuganye n'Imana. Nubaho ubona utagerageza uzamenye ko Imana iri kure yawe. Ariko nubaho ufite ikigeragezo uzamenye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Bikakubera kabwira naga Imana igikina amajonjora, Imana ikina finale. Imubwira amagambo abiri, iramubwira ngo ndamuguhaye ikintu nyine ubugingo bwe. Bishatse kuvuga ngo iki? Nubwo uzaca mu bikomeye, nubwo uzageragezwa, ntabwo uzapfa kubera ko uri mu mugambi w'Imana. Ubugingo bwawe hari umugabo wabucunguye. Bakunzi b'Imbaga TV, nongeye kubasuza no kubaha ikaze kuri iyi channel yacu. Uyu munsi dufite kado ikomeye cyane, kado y'umutumirwa. Murabumona n'uwo musore ushima Imana, niba ari umusore niba ari umupapa wenda araza kubitubwira, ariko ndabona akiri umujene aracyari umujene. Ndagusuhuje, Yesu ashimwe cyane. Imana igumugisha. Murakoze cyane. Abadukurikiye muri akanya bafite amatsiko yo kukumenya. Amazina yanjye nitwa Prophet Emmanuel, ay'ababyeyi nitwa Hashakimana Emmanuel. Yego Emmanuel. Ndi umusore, ndakijijwe, nsengera kuri ADPR, nkunda gusenga. Hanyuma ibirenze aho ngaho Umwami Yesu aduhana umugisha. Mbere yuko ukora ikintu jya ubanza ugisha Imana inama. Amen, amen. Imana uyoboza inzira ikakuyobora. Buriya utaza kubyemera sinarukuza, ariko yabyemeye. Hari n'abantu benshi bajya babamagara, nabwira Imana ikambwira ngo hoya wijyayo. Kubera iki? Imana ireba ibifitiye inyungu. Amen, amen. Imana ireba ibifitiye inyungu, kubera yuko ibyo dukorera Imana birayikurikirana, ariko twebwe ibyo dukorera birangirira ku isi. Koko se? Ntabwo ndi kubyumva. Iby'Imana tuyikorera twebwe birayikurikirana, ariko twebwe ibyo dukorera birangira akanya gato. Amen, amen. Kubera iki? Ubu nimba njye ndi gusenga, ubu tuvugana, yego, byanga byakunda imbuto zizankomokaho hazavamo abakira agakiza. Niwe wa musaruro Imana irimo iragenda isarura. Prophet, rero tukiri aho ngaho duhuza n'Imana, ubundi twinjiye mu kiganiro twabanje kwiyereka Imana no kwiyeza muri byose. Witeka Mana nziza, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, uruvuga mu buzima bw'umugaru, uri gakinga k'amakuba, uri Adonayi. Mana turagushimye turaguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga, watanze ingabo nyinshi zatambutse ku bwacu. Hari benshi bisasi igitaka ndetse biyorosha ikindi, ariko twebwe ntitwabonetse muri abo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Hari umuririmbyi wuzuye Mwuka Wera, mbonye aravuga ngo waratwimanye. Turabyibutse ko watwimanye guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12, na n'iyi saha uracyatwimanye. Ibyashakaga ubugingo bwacu ni byinshi cyane, byashakaga ko dusiba ndetse tunamwara ni byinshi cyane, ariko nyiringayo Imana uturwanira intambara. Ebifodrai mando ya sire tutaya bini sasoma zene kutaya bini fo enedrai mando ya sire enegrome mando ya sire my heavy my dry mando ya sika. Ariko mu ntambara urwana na nimwe ijya utsindwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro igihe cyose, uhora utabarukana intsinzi. Mana turagushimye turaguhimbaje ko naho utakura umuntu ndetse naho utamugeza. Niyo mpamvu umuririmbyi yuzuye Mwuka Wera haravuga ngo mbere yuko ibibazo byacu tubikubwira uba wamaze kubimenya. Bwira ijambo rikomeye Yeremiya mu bice 33 umurongo wa 3. Ebifodrai mando ya sire tutaya bini sasoma zene kutaya bini fo enedrai mando ya sire. Uramubwira ngo Yeremiya nabaza ndagutabara, mwereke ibiruje bikomeye utamenya. Cyari igihe gikomeye cyane. Yeremiya yari mu rwobo rwa metero 15, ubwo yaraziritse amaguru ndetse aziritse n'amaboko ndetse aziritse no mu izosi. Hakubwiye ngo waranshutse, urangije muganga ahubwo nabaza. Tugeze mu gihe cyo kugira ngo tugutabaze. Nukuri turi imbere yawe, tuguhaye ikaze na karibu. Reka amajwi yose adaturutse iwawe yose aceceke, ahubwo ibyo ushaka n'ibyo ushima bigaragare. Tukubere igikoresho wikorere mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen, amen. Prophet Emmanuel, rero nongeye kuguha ikaze. Abadukurikiye rwose barambwiye nkubwire ngo urakoze cyane. Nanjye ndabashimiye. Mbere na mbere rero ukidusengera, ukiduhuza n'Imana, Prophet Emmanuel ni muntu ki? Hari n'umuntu wigize kumbwira ko wasengeye
ese koko ibyo ni nibyo uraza kubitubwira niba n'ubwo butumwa ujya ubukora. Ese mu by'ukuri Prophet Emmanuel ni muntu ki? Prophet Emmanuel ni umuntu ufite amateka menshi cyane. Ni umwana wakuzwe akura yangwa na Satani. Buriya iteka n'iteka icyo uzabaho cyo naho kijya. Nta munyamumaro ujya upfa mbere y'umumaro. Buriya Satani, mpamya neza Satani yuko inyenyeri zacu arazizi. Arazizi, niyo mpamvu atangira guhiga umuntu uzaba umumaro. Kandi buri umuntu uzaba umumaro ararwanwa. Icya kabiri ararogwa. Icya gatatu arangwa. Ariko turashima Imana itagireba nk'uko abantu bareba. Abantu bazi kureba ku by'ako kanya, ariko Imana yacu ireba n'ibizaza. Amen, amen. Prophet Emmanuel ureba izi saha, ni umusore ushima Imana. Muri ibyo yaravuze ngo aho ugejeje kora Mana mbaye nkushimira. Uko mundeba njye nakuze ndi marine. Nakuze ndi marine, nakuze nkwa kore. Ndi umustazi. Umustazi kuri abasyaga ibyuma. Kuri abasyaga ibyuma. No mpimisha. Imana irakurokora. Imana irandukura. Amen, amen. Imagakiza. Mbese n'ubuhamya burebure. Uburyo nabayeho nta buzima mfite ubuzima budafite ishusho. Ariko ubu tuvugana nkaba mfite ishusho. Aho natambukaga abavuga ngo ni muhunge, ibisandi gutambuka ati mukozi w'Imana. Hanyuma nyine byariho iteka agenda bihindura. Mwe muneze amatwi mudukurikiye bene data bavandimwe, n'ukuri nta rwego wagira aho utakenera Imana. Amen, amen. Kandi Imana ni umutungo wimuka. N'ukuri iyo akuremeye aho kuvukira, niyizi aho gusazira kwawe. Iyo barabyandika ibice 28 aravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Amen. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. N'ukuri nta rwego wageraho utakifuza Imana. Kandi Imana ni umutungo wimuka. Ikora igito n'iyikora igikomeye. N'ukuri Imana ikiza umutwe n'ikiza kanseri. Amen, amen, amen. Imana ikiza muntu. Imana ikiza muntu. Niyo igenda igakura umuntu muri karande. Amen, amen. Ubundi abahanga bavuga ko isengesho nicyo kintu kigenda kikajya aho Imana ituye. Kikabwira Imana ikibazo cy'usenganya iryo sengesho. Imana ikaza gukora mu gihe kitari cyo gukora. Imana yangiriye neza mba muri ubwo buzima, ariko nari ndi mu mugambi w'Imana. Ukuri ndarahiye ndi umugabo wo kuyihamya. Karande ziwanyu ntago zizi ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Amen, 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 amen. Hari ikintu nubwo Satani akugerageza, nubwo Satani akurwanya. Dawidi we yarabyanditse Zaburi 34:20 aravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi. Amen, amen. Ariko Uwiteka amukiza muri byose. N'ukuri nubwo uri guca mu bikomeye bikagusigira ibikomere, n'ukuri mu ijuru hari Imana. Amen, 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 amen. Kandi Imana niza kugutabara nawe uzagisha inama. Naratangaye umuntu wasenze iteka n'iteka y'Imana igiye kumutabara aratungurana. N'ukuri aratungurana. Hari umugabo witwa Yobu. Bibiliya imugaragazaho inkuru nyinshi cyane. Yobu Bibiliya imugaragaza ko yubashye Imana. Amen. Ku rwego rukomeye cyane. Ubundi ukuriye gusenga ku rwego Imana ikwirata. Wajya utambuka Imana ikakwirata. Ni hahandi Imana ikuvugira wowe utivugiye. Iyo ngarasenga ngo igihe kimwe Yesu Satani ari gutambagira mu mudugudu sori gato ngakubitana n'Imana. Imana imwitegereje avuga ngo wareba umugaragu wanjye Yobu. Nunda nkishimye. Imana iramwirata. Amen, amen. None uvuze ngo ukuriye gusenga ku rwego Imana izajye kwirata. Satani ngakubisa abwira Imana amagambo akomeye. Arabwira ngo wabura gute kumwirata? Waramuhaye buri kimwe. Abana beza arabafite, umugore aramufite, ubutunzi arabufite, ubundi namuhera. Imana ibibwiye Satani iti mbese ni ibyo ngibyo
urimo uragenderaho. Noneho reka nkwereke ko Yobu adafite n'ibyo bintu yanyubaha. Amen. Hanyuma hari n'abantu bareba ikiganiro ntibagikurikirane ngo bagisoze, bibaho, ariko akaba yifuza ko twasengana nawe. Reka tubanze dutambutse nomero zacu ngo ubufasha twabumuha, ari impuguro, ari inama ashaka kutugira, byaba ari byiza, birafashanya kuko namuhanga muri runo rugendo. Hanyuma nomero zanjye ni 078 30 62 21 078 30 62 21 ibirenzo rero umwami Yesu aduhana umugisha. Imubwira amagambo abiri, iramubwira ngo ndamuguhaye ikintu wimye ubugingo bwe. Bishatse kuvuga ngo iki? Nubwo uzaca mu bikomeye, nubwo uzageragezwa, ntabwo uzapfa, kubera ko uri mu mugambi w'Imana. Ubugingo bwawe hari umugabo wabucunguye. Amen, amen, amen. Ngo Yobu arageragezwa ariko akomeza guhamya Imana. Reka nkubwire, witenebuka, wicika intege, n'ukuri wicika intege, wireba ngo birakomeye, wireba ngo biranze, ngo ugeze muri 30 ngo nta rugo ufite, wireba ngo ugiye kurusenya, hoya mu ijuru haracyari Imana. Amen, amen. Imana iracyakora. Biravuze ngo Yobu arageragezwa mu rwego rukomeye, kugera ku rwego yarwaye ibibembe, akajya yishimisha urujyo. Ibyo bivaho, mugore we aramusanga aramubwira ngo Yobu, wakihakanye iyo Mana yawe ukipfira ko n'ubu nta kimaze. Yobu aramwitegereza, aravuga ngo umugore wanjye nimubwira ko ari umupfapfa aramfata ukundi. Aravuga ati umugore mwiza, utekereje nk'ubu mu bagore b'abapfapfa. Hari abantu bajya batekereza nka bamwe mu bapfapfa, ukumva ko Imana yatinze kugutabara. No, uko utazi icyazanye isezerano niko utazi ikizarisohoza. Amen, amen, amen. Hari umugabo wabaye mu gihe bita Yesaya. Yesaya ngo yabwirizaga ubutumwa ahantu hagiye hatandukanye, ariko Yesaya bakaba bamuzi nk'umukene. Hanyuma bamwe yabwiriza, buriya nubaho ubona utagerageza, uzamenye ko Imana iri kure yawe. Ariko nubaho ufite ikigeragezo, uzamenye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Bikakubwira naga Imana igikina amajonjora, Imana ikina finale. Ni ukuri kuyamamagaye. Uzi impamvu? Iyo usomye igitabo cya Daniyeli ibice 3:16 hagaragara inkuru z'abasore batatu, Sadraka, Meshaki, Abedenego, banze kubara igishushanyo cy'umwami Nebukadinezeri. Impamvu zo ngikina finale, ngo bakimara umwami akibabwira ngo mubarere igishushanyo, baramubwiye ngo nahitadukiza kandi yabasha kudukiza, ariko ruba ngo nahitadukiza ntabwo turi bukora ikosa. Biragatsindwa nubwo ibigeragezo byakugeraho, ntabwo bizagukura mu mugambi w'Imana. Kubera iki? Ibwiye Yeremiya igice cya 4 iramubwira ngo nakumenye narakuremye. Imana irakuzi. Hanyuma ako kanya ngo mu ijuru abasore bahamirije Imana, ngo mu ijuru inama yarateranye. Ni ukuri kw'Imana. Salomo yaranditse aravuga ngo umukiranutsi Imana imukiza amakuba, Imigani 11:8. ariko umunyabyasura mu kiguki. Hanyuma ngo mu ijuru inama imaze guterana, natangaye ngo bano basore bari bamaramaje. Nshaka kubwira ko Imana ikina finale, tugasinima kuri Yesaya. Ngo bari bamaramaje, Imana ibona ko abasore bamaramaje. Ni ukuri kuyamamagaye. Mu bakobwa Imana ikeneye umusore, umukobwa umwe uyihamiriza nayo ikamuhamiriza. Mu babyeyi Imana ikeneye umubyeyi kuruta uko yakira 50 batarabo mu mama. Ubundi iyo ukoreye Imana, umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo icyo utindanye nacyo usa nacyo. Amen, amen. Uyu utindanye n'Imana usa nayo, usa nk'Imana. Biravuze ngo nukuri bishimwa mu bigabo uzasa nk'akanwa k'Uwiteka. Hanyuma ngo bamaze kumaramaza, ngo mu ijuru inama iraterana iyoboye na marayika ukomeye w'Uwiteka. Hanyuma ikimara guterana, ngo Imana yegera abamarayika irababaza ngo dore ubwoko bwanjye bwamamirije, kandi ikigeragezo itanu benyegeje 7 bagiye kunagamo ubwoko bwanjye. Murakoresha igihe kigara gutega umujye gutabara ubwoko bwanjye. Abamarayika babwira Imana ati rero mwami,
iminota 25 turaba twageze mu itanura ry'umuriro twagiye gutabara ubwoko bwawe ko benyegeje karindwi. Imana irabitegereza irababwira ngo rero mwajya kugera mu itanura ry'umuriro ubwoko bwanjye bwahiye kuko benyegeje karindwi. Ngako kanya Imana ihita yegera ibizima irabibaza ngo mbese mwebwe mwakoresha igihe kingana gute kubona ubwoko bwanjye bwamamirije kandi benyegeje karindwi, mwakoresha igihe kingana gute? Ngo nuko ibizima bibwira Imana ati mu minota 15 turaba twagezemo twagiye gutabara ubwoko bwawe, twagiye gutabara ubwoko bwawe. Imana yitegereza ibizima irabibwira ngo dore benyegeje karindwi mwajya kugeramo ubwoko bwanjye bamaze kubutiramo bwayi. Ngo nuko Imana yegera abasarafu yabaza ngo mbese mwe murakoresha igihe kingana gute ko mubona benyegeje karindwi kandi bwamamirije? Ngo nuko abasarafu babwira Uwiteka ati mu minota 10 turaba twagezemo twagiye gukura mu bwoko bwawe. Imana irabubwira ati mwajya kugeramo ubwoko bwanjye bwahiye kuko benyegeje karindwi. Imana nishimye. Ngo nuko Imana yegera marayika Gabriel iramubaza ngo mbese Gabriel wowe before ni mamando yasire urakoresha igihe kingana gute ngo ujye gutabara ubwoko bwanjye ko benyegeje karindwi? Gabriel yitegereza Imana arayibwira ngo data urabizi ni njyewe umanura ibisubizo by'abera iyo bapfukamye barimo baragusaba, ni njyewe umanura ibisubizo byabo. Hanyuma mu kanya ko guhumba no guhumbura ndaba nageze mu itanura ry'umuriro njye gutabara ubwoko bwawe kuko benyegeje karindwi. Imana nishimye. Imana yitegereza Gabriel iravuga ngo Gabriel ni ukuri uwo nawe ni umurimo, ariko wajya guhumba no guhumbura ubwoko bwanjye bwarangije gushya ngo kuko benyegeje karindwi. Ngo nuko Imana irangije ihita yegera marayika ukomeye w'Uwiteka. Mu isezerano rya kera Bibiliya igaragaza ko ari marayika ukomeye w'Uwiteka, ariko mu isezerano rishyashya Bibiliya igaragaza ko yitwa Jesus. Ngo nuko ngamwegereye Imana iramubaza ngo mbese wowe urakoresha igihe kingana gute? Marayika ukomeye w'Uwiteka abwira Imana ati twicare tuganire. Mbere yuko ngenda twicare tuganira nukuri aho kugira ngo utindane n'abantu dutindana n'Imana. Amen. Ngo nuko bakora ikiganiro marayika abwira Uwiteka marayika ukomeye abwira Uwiteka ati njyewe icyambere kiriya gihano ni njye wakiremye nawe ubwawe ni njye wabaremye kandi niwe bacanye ni njye waziremye n'amatafari babumbye ni njye wayaremye hanyuma n'ikiriti bacanye ni njye wakiremye. Bishatse kuvuga ngo ubwo bamamirije byose ari njye wabiremye, njyewe nageze mu itanura ry'umuriro nagiye gutabara ubwoko bwawe. Mu ijambo twese tuzi rivuga ngo Imana ibera hose icyarimwe, hanyuma Imana ikina finale ntabwo ijya ikina amajonjo. Bakivuga ngo babatereremo nibwo Imana yigaragaje kuko itaje bari gucana umuriro. Nuko ikina amajonjo ntabwo Imana iza mbere y'ikibazo ahubwo Imana iza nyuma y'ikibazo. Amen. Hanyuma ngo Yesaya arabwiriza twikomereze, amaze kubwiriza baramuseka baravuga ariko Yesaya utubwira Imana ko izatugirira neza, ariko iyo tukurebye n'ubundi uvana ukaburara. Icya kabiri iyo shati uhora uyambara. Icya gatatu urukweto rwagusaze rwagutobokeyeho, reba n'ubwanwa bukwereyeho. None iyo Mana itubwira ko izatugirira neza yabanje ikakugirira neza kuki itari kugutabara? Yesaya arabitegereza ahita avuga ijambo rikomeye mu bice 57 umurongo wa 7 aravuga ngo kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara, nicyo gituma nzakomera mu maso yanjye akamera nk'urutare. Rero nta rwego wageraho utakenera Imana. Yobu ngo nuko inshuti ziwe zimuvaho n'umugore we amuvaho, urubyaro rwe rurapfa rurashira, ariko Yobu aravuga ngo sinzigera niyambura ubunyangamugayo. Aravuga ngo nubwo nyireba sinyibone uburyo n'ibumoso sinyibone, aravuga ngo ariko izi nzira nyuramo, aravuga ngo nimara kugeragezwa nzasohoka ameze nk'izahabu ishashagirana. Yihanganira ibikugerageza kuko numara kugeragezwa
nukuri kw'Imana. Yakobo yarabyanditse igice cya mbere avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, Amen. kuko namara kugerageza azemerwa akambika ikamba. Hanyuma dufite abarokore bahura n'ibigeragezo bakirwanirira, oya ntabwo ari byiza. Ntabwo bivuze ngo nubwo wirwaniriye ikigeragezo gikuweho. Hari umuririmbyi nkunda Gerardine yaravuze ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware. Ariko amabwire kano kantu, abantu tugomba gusenga Imana, tukegera Imana, tukaba nka Yobu, tukareka guhanga amaso ku by'isi, kuko iby'isi bizarangira. Kuba witeka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyi si tuwe n'abantu babiri, iyi si tuwe n'umukiranutsi igaturwa n'umunyabyaha. Ngo hari umuperezida, njye nkunda gutanga ingero, ngo hari umuperezida, ngo uyu muperezida bamupimyemo kanseri mu minsi 3 ukagomba gupfa. Kanseri y'ubwonko mu minsi 3 ukagomba gupfa. Ngahita akoranya inama y'igitaraganya. Amaze kuyikoranya, ngabwira abari bamwungirije, arababwira ngo ngiye gupfa, ariko ndagira ngo imva yanjye izatirwe n'abantu bize. Avuga irindi jambo rikomeye, aravuga ngo kandi ndagira ngo amafaranga nakoreye kuva aho ngiriye ku buyobozi muzayanyanyagize guturuka iwanjye kugera aho mugiye kunshyingura. Avuga ijambo rya gatatu, aravuga ngo kandi imva yanjye nimuyibaze, muzakora ubushoboka bwose, uburyo bwose, sinzi uko muzabigera, amaboko ya muzanura amaboko ari hanze. Ngo baryumvishe baratungurwa, bavuze ngo kuki tubwiye aya magambo. Avuga ijambo rikomeye, arabwira ngo igitumye mbabwiye ngo mana yanjye, igituma mbabwiye ngo imva yanjye izaterwa n'abantu bize, njyewe nshaka gutangariza abantu bazagera ku gituro cyanjye yuko urupfu rwaje amafaranga ntacyo yakora. Niyo mpamvu mbabwiye ngo muzayanyanyagize kuva iwanjye kugera aho mugiye kunshyingura. Ngaragariza abantu bazaza ku gituro cyanjye urupfu rwaje amafaranga ntacyo yakora. Kabiri, aravuga ngo igitumye mvuga ngo imva yanjye izatirwe n'abantu bize, ndagira ngo ngaragarize abantu bazagera ku gituro cyanjye yuko urupfu rwaje amafaranga amashuri nta kintu yakora. Avuga ijambo rya gatatu, aravuga ngo igitumye mvuga ngo imva yanjye muzayibaze kuva iwanjye ngende amaboko ari hanze. Ndagira ngo ngaragarize abantu bazaza ku gituro cyanjye yuko nza ku isi ntacyo nazanye, kandi nsubiye no mu nda y'isi ntacyo njyanye. Ariko Yesu arabivuze, aravuze ngo ninjye kuzuka. Amen, amen. Aravuga ngo upfuye nawe unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Amen, amen. Sibwo twakoreye Imana. Ni ukuri pe. Yesu aravuga ngo kuko umwami Imana azanabana. Nicyo gituma namwara. Amen, amen. Nicyo gituma nkomera mu maso yanjye ahakamera nk'urutare. Reka guhanga amaso ku by'isi bizarangira, hanga amaso ku Uwiteka. Amen, amen. Iyo barageragezwa, ariko Imana ireba kwihangana kwa Yobu. Ngo mu mateka nta muntu wegeze ugira abakobwa beza nk'aba Yobu. Mu mateka nta muntu wegeze ugira abana beza nk'aba Yobu. Kubera ko abambere baragiye, Imana bamaze kugenda, iyo bakomeza gutindana n'Imana, Imana igiye kumuhereza iramukubira. Iyo uzaba ukomeye ucishwa mu bikomeye. Kandi reka mbahanurire, amasezerano ufite azarindishwa n'ibikugerageza. Amasezerano wicaranye utagira ngo
akomezwa n'ibikugerageza, kuko ibikugerageza iyo bikugezeho bituma usenga, bituma usenga wongeza imbaraga. Niyo mpamvu arindishwa n'ibikugerageza. Tube maso rero. Hanyuma ngo Yobu, ngo Imana irebye ukuntu Yobu yihanganye, ngo iramusubiza, yandika ijambo rikomeye mu bice 41:25. Yobu aravuga ngo nta yindi Mana ihwanye nayo ku isi, kuko ubwayo yavutse itagira ubwoba. Nta yindi Mana twabona usibye iyo mu ijuru, iyitegeka ntibategeke, iyigendera reka mbabwire, ubundi umuntu wasenze ni ukuri kw'Imana, umuntu wasenze ntago akangwa n'ibihe, umuntu wasenze agendera hejuru y'ibihe, umuntu wasenze nubwo ahagarara mu gihe, ariko iminsi itungura igihe. Ariko nta yindi Mana ihwanye nayo ku buzima bwawe mama, nta yindi Mana ihwanye nayo. Kubera iki? Barakoga nturogeke. Imana yawe ntabwo ifite ubwoba bwo gukuraho uburozi bakuroze. Baravuga ngo ntuzabyara, uzapfa utabyaye, kubera yuko itakangwa n'amagambo bavuze ikaguhereza urubyaro. Amen, amen. Nayo Imana ihwanye nayo, kuko ubwayo yavutse itagira ubwoba, bakohereza amahembe bazinga arafata umutima, Imana ikaza igakuraho ayo mahembe. Kubera nta bwoba ifite bwo gukuraho ayo mahembe, kuko ubwayo yavutse itagira ubwoba. Kandi Imana ibahereza umugisha. Amen, amen. Reka twihuse mufate Bibiliya zanyu dusome ijambo ry'Imana naryo tugiye gusorezamo. Riraboneka, turasoma ijambo riboneka Samweli wa mbere ibice 2 umurongo waho wa 19. Havuze ngo iki? Haravuze ngo buri ku mwaka washiraga yamudoderaga agakanzu akakamushyira ku rusengero. Amen, amen. Dusubiremo mufate Bibiliya mujyeyo. Haravuze ngo buri ku mwaka washiraga yamudoderaga agakanzu akakamushyira ku rusengero. Umwaka tugeze mu mpera z'umwaka, ndimo ndagusaba mu ruhande urimo ubwira Imana ikudodera ikanzu ikwinjiza 2025. Amen, amen, amen. Nanjye nkeneye ko Imana indodera ikanzu. Iyi kanzu Imana ikudodeye irimo guhindurirwa amateka, irimo komatana n'Imana, irimo imbaraga uhawe n'Imana, irimo agaciro, nta gaciro wari ufite, ariko Imana iguhaye agaciro, iguha agaciro kubw'iyi kanzu. Iyi kanzu izanye agaciro utari ufite. Iyi kanzu ije kukubakira, iyi kanzu ije gusoza amasezerano yawe, iyi kanzu ije kuguhereza imbaraga zo kureba ibyo abandi batareba. Uzima twebwe turi mu gihe nabwo ko turi mu gihe cya Yesu. Nukuri hanyuma igihe cya Yesu, mu gihe cya Yesu ukuntu kiryoshye, ibyo sikoropiyo zitareba twebwe turabireba, kuko twahawe twari bwo kura kundi mubumbe. Hanyuma mu gihe cya Yesu ibyo amatwi yabise atumva, mu gihe cya Yesu twe turabyumva. Naratangaye igihe cya Yesu ibyo abarozi baroze tutaraho babirogeye. Mu gihe cya Yesu twe tubibohora tutageze kuri tere yaho babihoye, uko duhagaze mu gihe cya Yesu. Hanyuma nzanye ijambo rivuga ngo Imana ikudodera ikanzu ikwinjiza umwaka 2025. Hanyuma igiye gusoma inkuru zigaragaza ngo ni umubyeyi bita Hana. Hana mwese muramuzi, mwasomye amateka ye. Uyu Hana yari afite ikigeragezo cyo kutabyara, yari yarabuze urubyaro, hanyuma kugera ku rwego yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Mana, njyewe n'umwana w'umuhungu, njyewe nzamutura inzu yawe. Amen, amen. Ngo cyari igihe yararambiwe agasuzuguro ka mukeba we Penina.
hanyuma ngo mu gitondo ngarazinduka ajya gukora nibature nk'uko natwe twese dusenga nibature. Hanyuma ngo agezeyo ngakubitana n'umutambyi bita Eli cyangwa se umushumba. Umushumba amusanzeyo kubera ko mu kigeragezo urimo aho kugira ngo ubwire umuntu bwira Imana. Ngo arahindura urucundura ngo aramwitegereje aravuga ngo wa mugore wasinzihiro, dore impamvu yarabimubwiye. Eli yari asanzwe azi icyifuzo cy'uyu mugore. Eli yari asanzwe abizi ko Hana nta rubyaro agira, kandi si ubwa mbere bari bahuriye muri iyi mibato. Ariko uwo munsi yari yahinduye uburyo, si uko atasenga ahubwo yari yahinduye isengesho. Birakwiriye ko uyu mwaka 2025 tugiye gutangira, hindura isengesho, uzana ijambo rivuga ngo Imana ikudodera ikanzu. Hanyuma aramubwira ngo sinasinzihiro, ahubwo urabizi. Aramwitegereza avuga ngo genda, undi mwaka nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Hanyuma ngo igihe kiragera, uyu mubyeyi arabyara, abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ngamutura inzu y'Uwiteka. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo buri ku mwaka washiraga ngo yamudoderaga ikanzu akayimushyira ku rusengero buri ko umwaka ugiye kurangira, akayijyana ari kumwe n'umugabo we bita Elukana. Uyu Elukana ni umugabo wa Hana, niko birigaragaza ngo buri ku mwaka warangiraga Elukana na Hana ngo bageraga ku rusengero bagashyira Samweli ikanzu. Nzanye ijambo rivuga ngo ni wakira ikanzu Imana iguhaye. Amen, amen, amen. Niwakire guhabwa ikanzu, ikanzu abadayimoni batari bashe gupfumura, ikanzu abarozi batari bashe gupfumura, ayiwe ikanzu karande ziwanyu zitari bashe gupfumura. Niwakire ikanzu igiye gusohoza icyo wavuganye n'Imana. Niwakire ikanzu izanye amahirwe wanyazwe. Ntago nje Imana mbabare umfate, ariko nzagira ijambo rivuga ngo Imana ikudodera ikanzu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Murakoze. Profete rero twishimiye ijambo ry'Imana umaze kuduha muri aka kanya. Abakunzi b'Imbaga TV banogewe cyane, banogewe n'ijambo ry'Imana, banogewe n'ukuntu uvuga ubutumwa bw'Imana neza cyane. Ese mu by'ukuri iyo mpano waba warayikuye he? Ni Kristo bitanga. Ni Kristo. Urabyuka mu gitondo wambwiye ko umwuka wera yakubwiye ngo uze kuza, amaze iminsi nguhamagara. Ese mu by'ukuri umwuka kuko niwo kuvugiyemo? Njyewe ndizera cyane. Ubundi njyewe ngendera mu ijambo riboneka mu ngoma za mbere ibice 14 umurongo waho wa 8 ndetse na 13 havuze ngo iki? Aravuze ngo nuko Abafilisitiya bamenye yuko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo bamutera mu kibaya, ngo buzuye ikibaya ngo Dawidi arabyuka agisha Imana inama, arayibaza ngo nera Abafilisitiya uzabangamiza. Imana yamubwira ngo ngaho genda nzabakugabiza. Niyo mpamvu ibyo ukora byose jya ubyereka Imana, ubishyire mu biganza by'Imana. Ni ukuri kw'Imana, Imana ivugira muri twe, Imana ikorera muri twe. Ndi umugabo wo kubihamya, njye simba bitewe n'aho Imana yankuye, Imana iri muri njyewe. Kandi reka nkubwire, jewe iby'Imana inkoresha ni byinshi cyane. Buriya usengeye umuntu icyo umusengeye akakibona, nimba ari urubyaro akarubona, nimba aramaze igihe kinini mu bitaro arwaye abaganga baramunaniye, wamurambikaho ikiganza ukatura amagambo y'Imana, Imana ikavuga ngo ndabikoze, Imana ikabikora, aho ngaho buri kumwe n'Imana. Kandi twebwe Imana iradukemura. Amen, amen. Jeyo ikintu kiri bumbeho ndakibona. Iyo maze gusega ni ukuri kwiyamamagaye, ntago mbeshye. Imana irambwira ngo uyu munsi biragenda gutya na gutya, urahuriramo gutya. Ni ukuri kw'Imana. Ariko ibyo bintu biva he? Gusenga. Ugusenga, abakristo mwongere gusenga. Ukora abasengesho, wasengaga rimwe asenga kabiri, wasengaga kabiri asenga gatatu, wasenga gatatu asenge, kandi kuko tugeze mu bihe tugomba kwegera Imana. Prophet, urakoze cyane rero kudusangiza ikiganiro kiryoshye nk'iki. Ariko abakunzi b'iyicano yacu ndabona bari kwandika amakomenti amwe n'amwe bifuza ko utubwira, ese mu by'ukuri wigeze kuba ko usengera abantu barwaye?
Yeah. ese umuntu usenze, umuntu urwaye umusengera mu buhe buryo? Umusanga ahari cyangwa no kuri telefone usengera umuntu? jewe nakubwiye ngo abayoborwa n'umwuka ari bo bana b'Imana, jewe biragoye kuko icyo Imana igiye nicyo nkora. Ako kanya tukivugana kuri telefone azi Imana, ubwo aho Imana inyoboye, icyo Imana inyoboye nicyo ikora muri ako kanya. Ubu umuntu akubwiye ngo ndashaka kunsengera kuri telefone, wamusengera? Umwuka abinyemeje. Nk'uko tuye kwa muganga bakadutegeka kire y'ibinini, ushaka gusengera umuntu nk'uko umuntu afata kire y'ibinini y'imiti runaka? Ubundi reka nkubwire, Imana yacu abantu bayizera kitara. Yesu iyo yajyaga gukiza abantu ntabwo yavugaga ngo genda nzagukiza, ahubwo yarategekaga avuga ngo kwizera kwawe uragukiza. Amen, amen. Ibwiye Yesaya ijambo rikomeye 48:7 ubundi ijambo yambwiye ko yewe Yesaya we mbiremye nona ibyateye ubuzima ahari ubwo burwayi bwawe bwari bwarabaye nk'ikigeragezo, wari baye nk'indangamuntu, ariko umaze igihe kinini nta rubyaro ufite, wari warabaye nk'ikigeragezo, ariko mu ijuru hari Imana. Amen, amen, amen. Bitewe n'igihe wihangana, n'ukuri Imana ibigomba gushyiraho itegeko. Uburwayi ntabwo nyoborwa n'Imana. Amen. Nakubwiye ngo uko Imana inyoboye Prophet, n'ubu ngubu aruherutse kumpamagara ejo bundi, arambwira ngo njyewe ndarwaye mu Mutara. Ndamubwira ngo nushaka ko tugenda gute, ambwira uburwayi arwayemo, ndakusengera. Ako kanya ijwi ry'Imana rirambwira ngo mubwire ngo nta muntu n'uyu muntu atigeze ahamagara ubaho. Imana irambwira ngo mubwire ngo mubaze ko ku munsi gira adahamagaye telefone zigera mu 8 z'abantu. Ndamubaza ko numva Imana imwe ngo nta muntu n'umwe udahamagara buri munsi uhamagaye telefone 8, niko bimeze. Arambwira ngo ni ukuri wagira ngo z'abakozi b'Imana ngo bamusengere. Ariko uwo muntu afite kwizera, uwo muntu ahubwo aragerageza abakristo, aragerageza abakozi b'Imana. Uwo muntu afite kwizera amamagara ndi mu materaniro nari nyoboye gahunda z'umuvuga butumwa nasohoka. Ubwo so umuntu afite kwizera, ndamubwira ati rero jewe ndabuze uzashaka umwanya wongera umamagara, agarongera guhamagara. Rero ntabwo gushaka n'ukwacu gukora n'ukw'Imana. Amen. Reka abantu bakurireho umucyo, bashyirireho umucyo. Gusenga ni imbaraga zitaboneka ariko zirema ibiboneka. Amen, amen. Jewe nagusenga ariko sinagushyiraho kwizera. Amen. Rero iyi Imana inyobora ikomeye. Murakoze cyane. Prophet, wowe wigeze kuvuga ngo uri umusore? Umusore ariko witegura ko Imana izaca ejo cyangwa ejo bundi. Prophet, uzadutumire rero, uzadutumire tuze mu birori. Abadukurikiye rwose bifuza kuzata ibirori byawe bakanagutwerera bakanagutwerera. Rero nimero ya Prophet ni yindi yatanze imbere. Wowe udukurikiye ntibagirwe gukora subscribe, share, like and comment. Ibiganiro byacu rwose nakagaruka. Murabona Prophet ni umuvugabutumwa, yatubwirije neza cyane. Azajya ahora aza hano igihe cyose, tuzajya tubana kuri channel yacu Imbaga TV. Ntabwo mvuga byinshi, ibisigaye nawe nabasezere ababwira akabari ku mutima. Ubundi njyewe tuzasubira mu biganiro bizakomeza gukurikirana. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Icyo nababwira bene data ukunde gusenga. Ikindi bifurije umwaka mushya. Umwaka mushya, uyu mwaka tugiye gutangira uzaba ari umwaka wo kubahwa n'Uwiteka. Imana izabubahe kandi batugere kandi. Murakoze cyane. Amen, amen. Bye bye.